Aha ni kuri Jado Creator TV, televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bijyanye na mining business online ndetse n'uburyo wagira ibyo wikorera mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ngira ngo murabona ko aha muri screen harimo ikirango cya P Network. P Network ni mining, ni umushinga watanze amafaranga kuri buri wese, yaba woroheje yaba umukire, ariko na n'ubu ngubu ikimayiningwa. Aha rero tugiye kurebana vision ya P Network, ubwo bamwe baba bifuza ko ngo hakubahirizwa igiciro cya GCV. Yego birashoboka, ariko ni intambwe ku yindi, ni urugendo. Aha rero tugiye kuganira kuri vision ya P Network. Ku musozo w'iyi video turaza kurebera hamwe itangazo riri muri dashboard ya P Network. Vision ya P Network ni gahunda y'isi yose, ahantu buri wese cyangwa se buri muntu wese ashobora kugera ku bukungu bwa blockchain ukoresheje telefone mu buryo bworoshye, butagoye kandi burinda ibidukikije. P Network ifite vision cyangwa se icyerekezo kirambuye, uburyo abantu babona bakoresha kandi binjiza amafaranga muri blockchain n'ubukungu bwa Web3. Dore vision nyamukuru ya P Network mu buryo burambuye. Ibyo bashyize imbere kugira ngo bajye kuri iyo vision, bashyizeho P Browser kugira ngo abantu bakoreshe P mu buryo bwa application, P Apps nk'uburyo bwo gukoresha P mu bikorwa bifatika, P KYC kwemeza ko umuntu ari we nyakuri kugira ngo haboneke users b'ukuri. Mainnet, aho Pcoin izaba iri mu buryo bwa nyabwo bwo guhererekanya hagati y'abantu amafaranga. Kora subscribe, ukore like, share na comment, tuzajya tubana mu biganiro bitandukanye. Dukomeze rero tureba vision ya P Network mu buryo burambuye. Icya mbere duhereyeho, P Network ni ukuvuga ngo demokarasi y'ubukungu bwa Web3. P Network ishaka ko buri muntu wese, yaba utuye mu cyaro yaba utuye mu mujyi, ukize cyangwa se ukennye, ashobora kugira uruhare mu bukungu bwa Web3, ariyo decentralized economy, hatabayeho inzitizi mu ikoranabuhanga cyangwa iz'amikoro. Ubushobozi bwo gucukura mining kuri smartphone, hashyizweho uburyo bworoshye bwo gukora mining ya P Network. Ukoresheje smartphone bitandukanye na Bitcoin yasabaga imashini ziremereye zihenze cyane. Gushyiraho umuryango abanyamuryango cyangwa se community ya P Network, bashaka kubaka community ikomeye kandi ifite ubumwe, aho abantu bazafatanya kubaka ecosystem ya P. Ubucuruzi, serivisi n'ibindi bikorwa bya buri muntu byifashishwa muri Pcoin. Gushyiraho ubukungu
bw'ingenzi cyangwa se ubukungu bwigenga mu ikoreshwa ry'amafaranga mu buzima bwa buri munsi. Bashaka uko Pikoyini ikoreshwa nk'ifaranga ry'imikoreshereze, aho ushobora kwishyura ibintu nko guhaha, kugura serivisi n'ibindi, gukora ikamasi n'ibindi. Si ukwibika gusa, gukomeza kugendera ku mahame ya decentralization no kwirinda igenzura ry'abantu bake. Nubwo bigenda gahoro, irashaka ko izagera igihe ikazaba 100% decentralized, nta muntu umwe uyifite cyangwa uyitegeka. Kureba itangazo, turaza nanone kureba itangazo P-Network yashyize muri dashboard ya P-Network, aho tumayiningira uyu mushinga. Rero reka turebe iryo tangazo iryo ari ryo, turicishemo amaso, turisome ndetse turisobanukirwe. @PCoreTeam, July 21st, 12:17 AM P2day 2025. So incredible participation for ecosystem challenge and future releases like P-App Studio and Ecosystem Directory staking. Congratulations to everyone who explored the ecosystem, receiving fun digital prizes built on no code are real world apps through the AI-powered App Studio, and supported the app's ecosystem through Ecosystem Directory staking. Tap read more for full recap of the event. Mu by'ukuri rero tugiye kureba mu ncamake icyo bari bashatse kutubwira mu Kinyarwanda kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Ku munsi wa P2day 2025 habayeho uruhare rudasanzwe mu irushanwa rya Ecosystem Challenge, ndetse hanasohoka ibintu bishya nka P-App Studio na Ecosystem Directory staking. Turashimira buri wese wagize uruhare mu gusura ibikorwa byo muri Ecosystem, wakiriye ibihembo by'ikoranabuhanga bishimishije, wubatse porogaramu zidakeneye code ndetse n'izikoreshwa mu buzima busanzwe hifashishijwe AI powered App Studio, ndetse n'abashyigikiye iyi ecosystem banyuze muri Ecosystem Directory staking. Kanda aho handitse read more ubone uko igikorwa cyose cyagenze mu buryo burambuye. Ni ukuvuga iri ni ryo tangazo rero riheruka. Urabona ko ubuyobozi bwa Core Team bukomeje kubaka Ecosystem kugira ngo hazavanweho inzitizi zose zatuma iri faranga ridakoreshwa neza nk'uko Core Team yabyifuje.
Ni ukuvuga ngo rero nabashishikariza gukomeza kumayininga uyu mushinga wa P-network kubera yuko uyu ni umushinga mwiza cyane kandi ufite umumaro ukomeye kubera ko ubu ni amafaranga ari hanze, ni amafaranga ubu ngubu ahindutse P-coin zahindutse amafaranga. P-network irifuza kuba urubuga rw'amahirwe kuri bose, aho umuntu wese ari hose ku isi ashobora kubona amafaranga, serivisi ndetse n'ubushobozi bwo kwiteza imbere atagombye kuba umudevelopa cyangwa miliyoneri. Rero nimba uri mushyashya kuri ino cano, kora subscribe, ukore share, ukore like, ukore comment. Nimba ino video hari icyo ikwibukije muri uyu mushinga wa P-network, nimba hari akabaraga yongeye kukongeramo kugira ngo wongere ushyiremo umuvuduko, umayininge umunsi ku wundi, kanda like ubundi wandike comment uvuge nimba ibi bintu wari usanzwe ubizi, ino viziyo wari usanzwe uyizi ya P-network, ubyandike muri comment, ubundi ukore share kugira ngo iki kiganiro kigere no ku bandi, yaba abamayininga uyu mushinga, yaba abatawumayininga. Noneho kandi kwiyandikisha biracyashoboka, ni ubuntu. Nawe wakwinjira uyu munsi ukubahiriza ibisabwa, ubundi nawe ugatangira gucukura uyu mushinga wa P-network. Ndabakunda cyane.